Eh, tuje ku gihe cya gatandatu. Igihe cya gatandatu kirahera mu mwaka w'igihumbi kimwe na 51 mbere ya Yesu kugeza muri za 931. Iki gihe cyaranzwe n'iki rero? Iki gihe niyo periode y'ubwami muri Isiraheli. Mu gihe cya Samweli Abisiraheli bisabiye umwami. Ayo makuru mu bantu benshi murayazi cyane, muranayasoma ndetse mukanakunda kuyabwirizaho. Iyi periode rero ni periode y'abami muri Isiraheli. Abami bahera kuri Sawuli watowe n'abaturage kubwo kwivumbura ku butegetsi bw'Imana, aribwo bwari ubutegetsi buyoboye Abisiraheli. Imana yari yarakunze kwibabera umwami yonyine kuzageza igihe Imana izabaho uwishaka, ariko abantu baraprematira cyangwa baturubuza ibintu. Imana itarabahagurukiriza umwami, bagumukana umutambyi cyangwa umuyobozi wari uhari muri icyo gihe Samweli. Hanyuma nawe avugana n'Imana ibemerera kubaha umwami wa mbere Sawuli, uvuka mu muryango wa Benjamini, wabaye umwami bitavuye mu bushake bw'Imana, mu bushake bw'abantu. Uyu mwami rero ni umwami uva mu bitekerezo by'abantu, ni umwami washizweho n'ubushake bw'abantu ariko butari ubushake bw'Imana. Ariko Imana iremera, kubera ko Imana yemera amahitamo y'abantu ntizinayivangamo. Iki ngiki rero muri iki gihe hari abantu babyibazaho ngo ese muri iki gihe abami b'isi cyangwa abayobozi, abaperezida bose bava ku Mana? Ntabwo abaperezida bose bava ku Mana. Nimukenera ibisobanuro birebire tuzakigarukaho. Bashobora kuva ku bushake bw'isi. Sisiteme y'isi ishobora guha ibihugu bimwe abaperezida bazabiteza ibyago n'ibibazo, abo bakabaho batavuye ku Mana. Sawuli rero, inyigisho za Bibiliya mu Giswahili zazivuga ngo Sauli alikuwa ni mapenzi ya watu lakini Daudi ni mapenzi ya Mungu. Byumvikane ko umwami yova mu bushake bw'abantu, hakaba n'uva mu bushake bw'Imana. Ndetse yewe n'abayobozi b'amadini n'amatorero nabo barahaba bava mu bushake bw'abantu, bahamagarwa n'abantu, badahamagawe n'Imana. Icyo dukura muri periode iyi ngiyi rero ni ukumenya igihe cy'amami. Ubwami bwa Sawuli bwakurikiwe n'ubwami bwa Dawidi, bwari buvuye ku Mana, hanyuma buza gukurikirwa n'ubwami bwa Salomo. Iki gihe Isiraheli yari Isiraheli yunze ubumwe, cyari igihugu kimwe, imiryango 12 yose ivuga rumwe, iyobowe neza, itekanye. Ubwami rero bwa Salomo nibwo bwabaye ubwami bwa nyuma, bwabayemo ikintu kimwe kidasanzwe. Ikintu cyabaye mu bwami bwa Salomo habayeho umutekano utarigeze kubaho. Ikindi ni uko ari cyo gihe abantu bubaka Imana urusengero, kandi rwubatswe neza cyane, rwari rwubakanwe ubuhanga butangaje. Inyigisho za Bibiliya zivuga ko rwubatswe mu gihe kingana n'imyaka hafi 13, mu gihe inzu ya Dawidi yatwaye imyaka igera kuri 7. Urusengero rero ni kimwe mu bintu byaranze ubuyobozi bw'umwami Salomo. Icyo ni cyo gihe rero cya gatandatu cy'amateka ya Bibiliya. Igihe cya karindwi ni ugucikamwo ku bwami bwa Isiraheli. Isiraheli rero k'igihugu kimwe, Isiraheli nk'umuryango umwe, Isiraheli nk'abantu bavukana. Bageze aho Salomo avuye ku buyobozi guhera mu mwaka wa 931, umwaka wa 586. Iki ni igihe ubwami bwigabanyijemo kabiri, iriya miryango 12 icikamo. Ibihugu biba bibiri. Habaho igihugu cyitwa amajyaruguru, aricyo Nord. Icyo cyagiyemo imiryango 10 ya Isiraheli. Hanyuma epfo, icyo cya ruguru rero kiyoborwa n'umugabo bita Yeroboamu, cyari kigizwe n'iriya miryango 12. Igihugu cyabo bacise
igihugu cyabo bacise Isiraheli, kapitale yabo bayita Samariya. Hanyuma igihugu c'epfo ariyo Side, cyo cyari cyaragiyemo imiryango ibiri gusa, umuryango wa Yuda, umuryango wa Benjamin. Iyi miryango ibiri niyo yasigaranye iriya ntara y'amajyepfo, ariyo yari intara ya Yuda, yaje kuba igihugu cyitwa igihugu c'Ubuyuda, kigira kapitale Jerusalem. Kuko mbibutse ko kapitale yabaye Yerusalemu ku ngoma ya Dawidi, wenda ko nari ngasize haruguru. Dawidi amaze gufata igihugu cyose, yaje guhitamo Jerusalemu nka kapitale, ari wo witwa umurwa w'amahoro. Nicyo Jerusalemu bisobanuye mu Giheburayo, kuko ni ijambo Yeru na Salem, ariho habamo ijambo Shalom, Salem ni amahoro, ni umurwa w'amahoro. Rero uyu murwa w'amahoro niwo wakomeje kuba kapitale y'iyi miryango ibiri yasigaye epfo. Hanyuma imiryango 10 yagiye ruguru ikora kapitale yabo, bayishiraho bita Isamariya. Iyi periode rero habaye gucikamo ubwami bw'epfo buyoborwa n'umuhungu wa Salomo bita Rehobowamu. Ubwa ruguru bwo bwayobowe na Yerobowamu, yari umwe mu bantu bakoraga ibwami kwa Salomo. Iyo niyo periode ya karindwi, cyangwa nicyo gihe cya karindwi cy'isezerano rya kera. Iyo dusoma Bibiliya rero ni byiza ko dusobanukirwa igihe ikintu cyabereyemo, bidufasha kumenya neza no kumva Bibiliya. Kuko muri Bibiliya habaho ikintu bita contexte mu Gifaransa. Contexte sino ribona wenda mu Kinyamurenge cyangwa mu Kinyarwanda. Contexte ni ikintu kigufasha kumva no gusobanukirwa neza ikintu. Kumva ikintu no kugisobanukirwa ni ukumenya igihe ikintu cyakorewe, ni ukumenya ahantu icyo kintu cyakorewe, ni ukumenya uwagikoze, ni ukumenya ahantu mu buryo geographique, no kumenya amateka cyangwa politike yari hari muri icyo gihe, cyangwa ekonomi uko yari imeze, ubukungu. Ibyo bizabifasha umuntu gusobanukirwa n'ico ahaye asoma. Rero uko niko Isiraheli yacitsemo iba ibihugu bibiri kugeza mu gihe cya Yesu. Muzi ko abantu baruguru uriya miryango 10 itasabanaga n'imiryango y'epfo, bari barafuye ikintu kimwe. Nuko uriya miryango ya ruguru imaze kujya ruguru, igihe ibihugu byabateraga bikabakoloniza, uriya miryango ya ruguru, abantu bo muri Syria, abantu bo muri Ashuru barayivanze, bakaza bashingirana n'abantu b'i Samariya, bavanga amaraso. Hanyuma rero abepfo barabanena kugeza mu gihe cya Yesu. Rero nuko yasanze bimeze. Hanyuma tuje mu gihe cya munani. Igihe cya munani kirahera mu mwaka wa 605 kugeza mu myaka ya za 50 na 38 imbere ya Yesu. Iyi myaka rero ni iki cyabayemo. Muri iyi myaka niho abantu bo muri Ashuru za Ninewi batangiye gutera amajyaruguru ya Isiraheli, ariyo twise Samariya, ariyo Isiraheli ifite kapitale Samariya. Batangira kuza bafata abantu, bagafata abakobwa 100 bakabajyana, bakabashingira abahungu 100, bagafata aba Isiraheli 100 bakabashingira bariya, bavanga amaraso n'abariya abantu, barabakoloniza, barabatoteza, abandi barabajyana. Hanyuma hasigara inzu zibiri zepfo, aricyo gihugu c'Ubuyuda gifite kapitale Jerusalem. Aba bantu rero nibo baje gutegwa n'igihugu ca Babuloni, ariyo Iraq ya none, barabatwara babajana iminyago. Iyo abantu bavuga bajanwe iminyago, aricyo bita exile mu Gifaransa, kiriya gihe ca exile cyakorewe gusa bano bantu bepfo, nibo bajanwe i Babuloni. Bariya bo twavuze ko bagiye muri za Ashuru, ariko bano bajanwe i Babuloni. Aba bantu bagiye mu bice bitatu. Igice ca mbere cyagiyemo baraje bafata abanyabwenge bose barabajyana, aricyo cyiciro cajanwemo ba Daniyeli,
babonye ko igihugu iyo gikuwemo abanyabwenge, twari tuvuze ko igihe cya munani ari igihe cyo kujanwa i Babuloni, aho abami b'i Babuloni bateye Isiraheli kuko byari byaravuzwe na Yeremiya. Iyo abantu rero basoma ubuhanuzi bwa Yeremiya bagomba kumenya ko yari kuhahanurira igihugu cy'i Buyuda cyari kigeze mu marembera. Hari hasigaye igihe gito ngo ibyo Yeremiya ahanura bisohore, bitandukanye cyane n'uko Yesaya yabibonaga mu myaka yashize. Ariko Yeremiya we ariko abihanura byenda kuba, asaba Abisiraheli ko batifatanya na Egypte, kandi abasaba ko igihe cyose bahunga baje i Babuloni. Ariko finalema niko byaje kugenda, abantu bake gusa nibo bajanwe muri Egypte kandi ntibagize amahirwe. Ariko bagiye i Babuloni. Babuloni nubwo yabatwaye ikabajyana iminyago, ariko Babuloni ntabwo yabafashe nabi. Kubera iki? Muri iyi myaka 70 imaze kubagezayo, abanyabwenge bose barimo ba Daniyeli, mwibuke ko mu itsinda ryiwe gusa bakuyemo abantu 120 baja kwigishwa iby'ubwenge, iby'amateka n'indimi za kiriya gihugu. Baba abantu bakomeye ndetse b'abayobozi mu nzego zikomeye z'igihugu. Nanone bariya bakire nabo bakomeje gukora imirimo yabo, bakoze business barakoze, baja muri kapitale, abariyo baja kuba. Abandi bantu bose basanzwe nanone babatuza ahantu hamwe mu nkambi, niho bamaze imyaka 70. Ubuhunzi rero n'ibintu by'inkambi abantu babona muri iki gihe, hari igihe abantu batekereza ngo ni ibihe by'imperuka, ariko muri icyo gihe bamaze imyaka 70 bari mu nkambi ahantu ku migezi wa Kebari, ariho umuhanuzi Ezekiyeli yahanuriraga. Ezekiyeli yahanuye bamaze imyaka 2 bari mu nkambi. Ni umuhanuzi wahanuraga ari mu nkambi, ariko iyo yajaga guhanura Imana yageze imuzamura ikamwereka Yerusalemu nubwo hari harasenyutse, ikamwereka mu rusengero, ikamwereka cyane n'ibyo yagiye yibandaho kubera ko yari umwana wo mu muryango w'abatambyi, kandi n'igihe cyo kumutambyi cyari kigeze muri iyo myaka 2. Hanyuma n'ibyo byaranze rero kiriya gihe cy'imyaka 70 ni ukororokeraho kw'Abisiraheli, ni uguhabwa imirimo ikomeye mu gihugu, barimo ba Daniyeli, Saduraka, ba Meshake, ba Abedenego. Daniyeli amaze kubona umwanya mukuru mu gihugu nka minisitiri w'intebe muri iki gihe, bariya basore bagenzi be yahise abaha kuba ba gavana cyangwa ba guverineri b'intara muri kiriya gihugu. Bakigiriyemo umugisha, bakigiriyemo amahirwe. Muri icyo gihe rero c'imyaka 70, muri 605 kugeza muri za 338, ubwo igera kuri iyo myaka kubera ko hari abasigayeyo, ariko gutahuka kwabo kwabaye mu myaka ya za 430. Periyode y'icenda cyangwa aricyo gihe c'icenda rero c'isezerano rya kera, ni igihe kiva mu myaka ya za 535 mbere ya Yesu na za 400 muri 430, ari nacyo gihe Abisiraheli batahutse bava i Babuloni. Iyi periyode rero yabayemo gukanguka, babitewe na Daniyeli wiyibutse ko igihe Imana yari yarababwiye kigeze, ndetse inyigisho za Bibiliya zivuga ko yaje kwibuka harenzeho imyaka 3, harenzeho imyaka 3 kuri 70. Daniyeli amaze kwibuka rero, Abisiraheli bibutsa umwami gutaha, bagira umugisha. Byahuye nuko hari himye umwami witwa Kuro, yarakuyeho ziriya ngoma za ba Nebukadineza tuza twumva, ba Berishaza n'abandi bagiye basimburana muri kiriya gihugu. Hanyuma Kuro rero amaze kwima ingoma, yahanguye Abisiraheli barataha. Iki ni cyo gihe rero cyo gusubira mu gihugu, kuko igihugu cyari cyarasenyutse nticyari kicitwa igihugu. Isiraheli yigeze kugira igihe itaba igihugu kuri carte y'isi. Iki gihe rero Isiraheli yari iriho atari igihugu. Iki gihe mu gutahuka batashe mu bice bitatu. Igice cya mbere cyatahanye na Zerubabeli wari waravukiye mu bunyage, ariko kandi wari umuntu w'ishaka ryinshi, ukomoka ndetse mu muryango w'ibwami wo kwa Dawidi. Yatashe afite intego yo gusubira kwensitara ubwami bwa Dawidi, akasubira neza mu matongo ya ba sekuruza, akima ingoma ya Dawidi.
icyo nicyo cyari igitekerezo cye, nubwo bitakunze kubera imiyoborere y'ibi bihugu byari bibakolonije. Ntabwo yabaye umwami, ariko ahubwo bamugize guverineri. Israel icyo gihe ntiyabaye igihugu, yabaye intara. Zerubabeli ayiyobora nk'intara, ariko ntiyaba umwami ngo ayiyobore nk'igihugu. Icyiciro kindi cyazanwe na Ezra, nawe arataha, maze gushika we yibanze ku by'urusengero, kubaka urusengero rwa kabiri rusimbura rujya rwa Salomo, kuko urwa Salomo rwarasenywe. Muri cya gihe twababwiye ko bajanywe iminyago, urusengero rwa Salomo rwarasenywe rurashira. Ezra rero aje atangira gusana urusengero, ararwuzuza. Icyo cyari ikintu cy'ingenzi cyane ku mateka y'Abisiraheli. Abisiraheli bongera kubona ahantu ho kwambariza Imana, kuyihimbaza no kuyiramya. Muri iyo periyode ikindi cyakurikiyeho ni ugutaha kw'abasigaye baje nyuma, bazanywe na Nehemiya. Nehemiya rero niwe watahanye itsinda rya nyuma, aza ari umunyepolitiki. Ntabwo Nehemiya aje gukora muri departema y'urusengero, we yaje gukora ibintu bijyanye na politike y'igihugu, kureba umutekano w'igihugu kumeze, kuko ikintu yakoze agezeyo niwe wubakiye Yerusalemu uruzitiro cyangwa inkike, kugira ngo abanzi batazaza bapfa kuyinjiramo byoroshe. Babona uko barinda umurwa wabo, bawushireho uburinzi hejuru, bakinga imiryango yose, haze haba hari abazamuka uburyo ikintu cyose kiva hirya bakibona neza. Nehemiya rero asana inkike, aje kunganira Zerubabeli na Ezra. Abantu iyo basoma igitabo cya Nehemiya, abantu benshi baragisipirituwariza cyane, cyangwa kukigira ikinyamwuka. Ariko Nehemiya ibyo yakoraga, yego yakoreshwe n'Imana, yarasengaga, ariko yari umuntu wakoraga urwirwanaho. Mwibuke ko yabwiraga abantu ngo umuntu azafata ukuboko kumwe kubake, ukundi gufasha imbunda. Yari yaratureninze abantu birwanaho, kuko bari bafite abanzi bo hirya no hino. Nehemiya rero imikorere ye nuko yari imeze. Iyo abantu basoma inkuru za Nehemiya babishyira mu mwuka cyane, ariko ni ibintu by'amateka. Kandi Nehemiya ntabwo yigeze ayobora mu bintu bijyanye na departema y'insengero, ahubwo Nehemiya yari gavana mu bya politiki. Hanyuma ba Ezra nabo bakareba iby'urusengero. Iki gihe yakoranye n'umutambyi witwa Yoshua, umutambyi mukuru. Abo nibo bahusikaga n'iby'urusengero. Iyi periyode yabayemo ikindi kintu cya kane. Nemeza ko ikintu cya mbere ari ugutaha kw'abantu bajanywe na Zerubabeli, cya kabiri ni ukujanwa na Ezra, icyiciro cya gatatu ni ugutahana na Nehemiya. Ikintu cya kane rero cyabayeho na karengane kasigaye gakorerwa Abisiraheli basigaye i Babuloni. Iki ni cyo gihe cya Esiteri. Abantu benshi basoma igitabo cya Esiteri ntibaza bamenya aho bagishira, kubera ko baza bagisanga ku mwisho cyane w'ibitabo by'amateka cegereye igitabo cya Yobu, bagashaka kugira ngo wenda izi nkuru zabayeho mbere ya ba Nehemiya cyangwa ya ba Ezra. Ariko abantu banze gutaha, basigaye mu mahanga, nibo basigaye bahura n'itotezwa, aricyo gihe cya Esiteri na ba Moridekayi. Iki gihe nacyo cyaranzwe no kwangwa kw'aba bantu bari barasigaye, ariko kandi nabo ntabwo babaye abantu beza, kuko igihe cyo gutaha cyarageze mu gihugu ntibataha, barasigara mu gihugu cy'abandi. Ariko ibyo ngira ngo ni amateka aba ku bantu bose baba mu bihugu. Uko abantu bahungiye mu bihugu siko bazabivamo bose. Hari abaza basigara. Rero abo basigaye nibo bahuye n'iri totezwa, ariko Imana irabarengera mu gihe cya Esiteri. Ibyo muzagenda mubisoma mu gitabo cya Esiteri. Ariko icyo dukeneye ko mwumva no kumenya ni amateka y'ibi bihe. Nimusoma igitabo cya Esiteri muze mumenya ngo ibi bintu byabaye mu gihe Abayuda bari baratashe bose, hasigara bakeya i Babuloni. Abari bo basigara rero bahura n'ibi bibazo byo mu gihe cya Esiteri. Ni ukuvuga ngo ufata igitabo cya Esiteri ugishyira muri Nehemiya. Abiga Bibiliya rero bafata igitabo cya Esiteri
bakagishyira hagati y'igice cya gatandatu n'icya karindwi cya Nehemiya, kuko igihe ibyo byari ko biba muri Buyuda, Nehemiya ari mu kazi ko kubaka, nicyo gihiriye basigaye nabo mu gihe cya Esiteri bari ko bahura n'ibibazo by'itotezwa, ariko baje kugira amahirwe kuko muza mubisoma mu bice bya Esiteri 9 kugeza mu 10 gice cya nyuma, bigaragaza neza ko barokotse iyo nkota kandi bahabwa umwanya ukomeye. Icyo ni cyo gice cy'Icyenda rero cy'isezerano rya kera. Hanyuma reka tuze gusoreza ku gice cy'Icumi. Amateka avuga ko uhereye muri uyu mwaka uhereye mu mwaka wa 430 kugeza mu mwaka wa 5 ni igihe bita igihe cyo guceceka. Ni nyuma y'umuhanuzi Maraki kugeza ku kuvuka kwa Yesu, harimo intervale y'imyaka 400. Muri iyi myaka 400 ni imyaka kandi Israel yahuye n'ibibazo byinshi, yagiye ikolonizwa, igabwaho intambara zitandukanye, uhereye ku gihe cy'Abagiriki kugeza ku Baroma, batwawe n'amami agera kuri 4, ariko ayakoze cyane ni ubwami bw'Abagiriki n'ubw'Abaroma. Ino myaka 400 ibi yavugwamo ni intambara abisiraheli bahuye nazo, bashaka kwiyonkora ku bakoroni baba Abagiriki ndetse no mu gihe cy'Abaroma. Iki ni cyo gihe rero kiva ku buhanuzi bwa Maraki bwo mu isezerano rya kera kugera Yesu avuka. Yesu yavutse Israheli imaze imyaka 400 iri mu gihe cyo guceceka. Muri iki gihe nta buhanuzi bwari buhari, nta cyerekezo Israheli yari ifite, yari mu gihe naco cyasaga n'igihe cy'umwijima, gisa n'igihe cy'abacamanza. Igihe cy'abacamanza twavuze ko naco cyagize imyaka hafi 400. Israheli nta yerekwa, nta ishurirwa, umwijima, nta buyobozi. Iki gihe kandi cya nyuma niko cyari kimeze, ariko cyo abatambyi bari bahari, ariko nabo ntabwo bari ko bakora umurimo wabo neza. Harimo hasigayemo bake cyane, bavugwa muri Maraki ko bari basigaye barenganya no kutarebe ku bitambo nimba ari bizima cyangwa bimeze bite. Yesu rero avuka hashize imyaka 400 hari tuza mu gihugu cya Israheli. Iyi niyo periode ya nyuma rero y'isezerano rya kera, ari nayo dusorejeho. Topic yacu uyu munsi kwaro kubabwira amateka ibihe 10 byaranze isezerano rya kera, kugira ngo uzaze usoma Bibiliya wese azamenya ngo ibi nsomye byabaye mu gihe cya mbere cyangwa cya kabiri cyangwa cya gatatu cyangwa c'icumi. Ibi bigufasha neza kumva ibyo urimo gusoma. Rero abadukurikiye mwese turabashimiye bwo kudutega amatwi. Tubibutse ko turi muri studio za Amani TV, kandi tubasaba gukomeza gusangiza abandi ibi biganiro, mukora share, mukora comment, kugira ngo tube tumenya icyo dusubiramo. Ikindi kandi n'abatarakora subscribe kuyikora. Hanyuma naho ubutaha tubasabira umugisha w'Imana muri iki gitondo, tubasabira amahoro y'Imana, abari ku mugabane wa Afurika, abari Buraya, abari Australia, abari ku mugabane wa Amerika. Mugire ibihe byiza, murakoze.